ndagusuje neza kandi guhaye ikaze. Ubuntu bw'Imana n'urukundo rwayo bibe ku buzima bwawe, wowe udahwema kubana natwe umunsi ku munsi. Imana ikurindire ubugingo, ikurindire umwuka uhumeka, kandi Uwiteka akurindire uyu mubiri wambaye kugira ngo utazaho umugayo. Nabonye benshi bagiye batandukanye, imibiri yabo yarabaye nka zino kawa zabaye ibihuhwe, ukabona nta kibazo ikawa irarabagirana, ariko washakamo ikintu imbere ukakibura. Rero Imana y'amahoro ikurindire umubiri wawe, ikurindire ubugingo, ikurindire n'umwuka uhumeka. Ngewe nitwa Prince Robert, umuhungu w'Imana. Abanyarwanda, abarundi n'abandi bose bumva ururimi rw'ubwami bw'Imana mvuga, mbahaye ikaze muri iki kiganiro, kandi kwera kwayo kubane namwe aho muri naho muherereye. Imana ibahe kugira amahoro, umutekano, ubuzima buzira umuze, ibahe kugira ubwenge ndetse n'amahirwe, hanyuma ibahe kugira ibyo mukora kugira ngo mubashe gutunga imiryango yanyu. Nicyo mbifurije, ndabakunda, I love you so much. Nje mu kiganiro, hanyuma ni ikiganiro cyiza ndakibararikiye, muze kugikurikira mwitonze. Murabizi ko dukora gospel talk, tuganira twungurana ubwami bw'Imana. Naracecetse nakira ba Pastor Byishimo, ndeba ibiganiro hirya no hino bivuga ku giteranyo cyitwa Chris Ndikumana cyabereye i Burundi. Hanyuma ndeba ibyabereyemo, ndavuga ni nanjye reka nze ntanga umusanzu ku bwami bw'Imana. Hari indirimbo ya 394 mu ndirimbo zo mu gitabo cyo gushimisha Imana. Ni indirimbo ivuga ngo duhurure ngo twitabe tujye mu ntambara, ngo mbe kwicara ku maziki Satani akiriho, dore ari imbere ahagaze we n'abadayimoni, twiringiye umucunguzi ko yamunesheje. Duhurure ngo twitabe tujye mu ntambara, mbe kwicara bimaze iki Satani akiriho we, dore ari imbere ahagaze we n'abadayimoni, twiringiye umucunguzi ko yamunesheje. Ai, duhurure ngo twitabe tujye mu ntambara, mbe kwicara ku maziki Satani akiriho, dore ari imbere ahagaze we n'abadayimoni, twiringiye umucunguzi ko yamunesheje. Kwizera Kristo, kwizera Kristo niko kudushoboza kunesha iyi si. Kwizera Kristo, kwizera Kristo niko kudushoboza kunesha iby'iyi si. Twahawe inkota ikomeye n'ijambo ry'Imana, niyo yaneshereje abo mu bihe bya mbere we. Ingabo yitwa kwizera yarabakingiye, natwe niyidukingira twiringiye Yesu. Nyamara twahawe inkota ikomeye n'ijambo ry'Imana, niyo yaneshereje abo mu bihe bya mbere we. Hai, ingabo yitwa kwizera iyo yarabakingiye, natwe niyidukingira twiringiye Yesu we. Kwizera Kristo, kwizera Kristo niko kudushoboza kunesha iby'iyi si. Abanzi baragwiriye barwanya Uwiteka, tuzabanesha twambaye intwaro ze zose. Ingofero y'agakiza, umweko w'ukuri, ingofero y'agakiza we, umweko w'ukuri we. Hai, ingofero y'agakiza n'umweko w'ukuri, inkweto z'amahoro ye biradukomeza. Kwizera Kristo, kwizera Kristo niko kudushoboza kunesha iby'iyi si. Unesha wese azambikwa umwambaro wera, Yesu azavuga izina rye ku mana mu ijuru. Dukanguke dutambuke turwane intambara, tunesha abanzi twizeye izina rya Yesu we. Nyamara unesha wese azambikwa umwambaro wera,
Yesu azavuga izina rye ku mana mu ijuru. Dukanguke dutambuke turwana intambara, tunesha abanzi twizeye izina rya Yesu. Kwizera Kristo, kwizera Kristo niko kudushoboza kunesha iby'isi. Haleluya, Imana ishimwe. Indirimbo ndayibatuye. Imana ihagurukije abantu bakeya muri benshi, nk'uko yabwiye Gidiyoni, kamuha ngo Gidiyoni we genda uko imbaraga zawe zingana. Gidiyoni yari atanze impamvu zigiye zitandukanye, avuga ngo iwacu kwa Manase nduworoheje, ntacyo nakora, dore ndi kwisekurira ingano. Ariko Uwiteka abwira Gidiyoni avuga ati genda uko imbaraga zawe zingana. Dufite abanzi bikwije bakomeye kandi bahagurukiye kurwanya Uwiteka. Bwana nababwiye ngo impamvu y'ikintu iruta igikorwa cyakozwe. Abantu benshi ntabwo bajya babasha kubyumva, barahumirije, barasinziriye, bari kugendera mu kigare gusa. Ariko impamvu iruta ibikorwa abantu benshi bakora. Impamvu y'ibiterane iruta imbaraga z'ibiterane mwabonye. Impamvu z'ingendo runaka z'abantu basura ibihugu runaka ziruta. Nabonye mu kirumwe, mujye muri komantere munyandikire, impamvu ye irakomeye kurusha urugendo yakoze aza kudusura hano mu Rwanda. Munsi nashaka kuganira ku mpamvu ni ikintu gikomeye. Mbabwire ko Imana uko ireba atari ko abantu bareba. Uko Imana yibwira mu mitekerereze yayo siko abantu bibwira. Uko Imana yumva siko abantu bumva. Mu rusaku rw'amajwi menshi Imana yumva ijwi ry'umuntu kandi ntabwo yakwitiranya izina rye. Haleluya, Imana ishimwe. Nabonye iki giterane cya Chris Ndikumana, mbona intambara muri komanteri. Buriya dufite abantu bake badukurikirana, ariko uzatinye ikiganiro ushobora gukora kikagira komenti 108 ku icano y'ibihumbi 8. Yemenye ibintu bya YouTube nuko nibura icyo kiganiro gifite 6,000 hafi 7. Nuko icyo kiganiro hari ikintu cyo cyagiye gukora mu mitima y'abantu n'amarangamutima y'abantu, hari ikintu batekereza. Kuvuga kuri uyu mugabo ni urugamba kuko mu by'abantu bareba ni abantu bafite imbaraga, ni abantu bafite icyo bita imbaraga. Umuntu ushobora guhamagara roho, agahamagara ubugingo, agahamagara imibiri irenga 200,000 ikamwitaba, hagapfamo abantu muri kode. Aribyo ngiye kubaganiriza, barenga 50 ariko bakemeza abantu 8. Ndaje mbasobanurire. Mu bisanzwe arakomeye, ariko ndashimira Imana yaduhaye imbaraga zirenga imbibi. Imana yigeze kubwira umuntu witwa Mose, iramuga ngo Mose we ndagukunda, uri inshuti yanjye, uri umugaragu wanjye. Igera ku rwego ijya kubihamiriza, icyama Imana ikabahamiriza kuko abantu baguhamiriza. Kansubiremo iki kintu, nifuza ko Imana yagutangira ubuhamya ikaguhamiriza kurusha uko abantu baguhamiriza. Buriya niba hari umwaka mubi ubaho mu buzima, ni uguhamirizwa n'abantu Imana itaguhamiriza. Ni rwo rubozo rubi, ni rwo rupfu rubi kuba abantu amagana baguhamiriza, Imana y'amahoro itaguhamiriza. Imana yahamirije umuntu witwa Yobu, ibwira Yobu, igera ku rwego imubwira ati Satani ngwino hano nkubwire, mvuye kuzerera mu isi, wayitembeye neza. Ati bien, ni Yobu se mwabonanye? Twabonanye. Wabonye ukuntu anyubaha kandi anyiranukira, ari umukiranutsi wa. Icyama Imana wowe ukurikiye ikiganiro, Imana ikaguhamiriza kurusha uko abantu baguhamiriza. Ngiye sinzigera nishimira ko abantu bampamiriza, ariko ndashima Imana. Ngiye n'umutima wanjye duhamanya neza, mezanya n'umutima wanjye ko nazahwema kugushyira hejuru. Haleluya, Imana ishimwe. Ngewe n'umutima wanjye duhamanya neza n'umwuka w'Imana ko ndi umukristo, nzahora ndiwe mu bintu byose kugeza kugupfa. Ibyiringiro rero by'abera bumva kimwe nanjye nibo bavuga ngo uri muri twe aruta uri mu bisi. Uri muri twe aruta uri mu bisi. Ntidufite ubwoba. Mwuka wera yigeze guhamiriza Yohana, ati Yohana
abazabaho n'abazavuka n'abavutse kera mu babyawe n'umugore nta muntu n'umwe umuruta. Ariko Mwuka Wera avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo umwana mutoya, haleluya, umwana mutoya mu by'ubwami bw'Imana aruta Yohana. Reka mbabwire, umuntu mutoya mu by'ubwami bw'Imana, mutoya ari kuzi gusenga Imana by'ukuri nk'uko umuririmbyi abiririmbye, aruta Kristo ku Mana ushobora guhamagara ibihumbi n'ibihumbi bikamwitaba. Umuntu mutoya mu by'ubwami bw'Imana uzi gusenga aruta abanyamakuru benshi bagiye batandukanye birirwa bamwamamaza, bafite babakurikira ibihumbi n'ibihumbi, ariko akaba ari umwana muto uzi gusenga Imana. Barundi muzi kwandika mu makomentari, muzi no kurwana, ngiye kubabaza ibibazo 4 mu bisubize. Ibibazo 4 mu bisubize, mugende mukora ubushakashatsi namwe. Umuntu abatungira urutoki, sidushinzwe kwirwa tubwira abantu akari imurori, kuko dufite imiryango yacu tugomba kureberera, kandi nta n'impamvu zo kuzira ubusa, tuzazira ubutumwa bwiza. Iki giterane cyanyu cyabaye i Burundi, cyabaye ku itariki 18 z'ukwezi kwa karindwi 2026. Twagiye tugiye gukoresha icyo bita code spirituelle. Abantu bamwe mubona ibintu biri aho gusa mutazi icyo bisobanura. Twagiye fata 18 z'ukwa karindwi 2028, fata ikaramu twandike tugende gakeya, mwumve icyo bita code spirituelle, mureke ibintu byo kugenda mu kigari. Muraza gutekereza impamvu hadekarawe ko hapfuye abantu 8 gusa, kuko nibo bari bakenewe. Abandi bo Bibiliya ivuga ngo umwanzi yaje kwiba, kwica no kugira gute no kurimbura. Abandi bo nyine babigendeyemo. Twagiye, iyo ufashe umubare 1 8, ubwo ni ku itariki ya 18, ukawuteranya, duko tugiye gukoresha icyo bita code freemasonique kugira ngo mwumve ibintu murimo mutazi byari ibyo, bibyara umubare 9. Iyo ufashe 9 ugateranyaho 7 ivuga ukwezi kwa karindwi, mbabwire ko ukwezi kwa karindwi mu isi y'imibare ni ukwezi ko gutangira. Umwaka ugabanyijemo ibice 2 bingana n'imibare y'umuntu 6. Donc iyo babara mu isi y'umwuka bahera mu kwa mbere kugeza mu kwa 6, babasoje igihembwe cya mbere. Mu kwezi kwa karindwi rero gukomeza kugera mu kwezi kwa 12, uku kwezi kwa karindwi bakwita rebirth month, ukwezi kw'intangiriro cyangwa se ko kwiyuburura. Niyo mpamvu muzabona ibyamamare nkano mu Rwanda, mwarabibonye ibyamamare byose byagiye kwiyuburirira muri Canada no muri Amerika. Ubwo nako mukuzeho neza. Donc iyo ufashe 11 ugateranyaho 8 bibyara 9. Twari tugeze kuri 7. 9 guteranyaho 7 bibyara 16. Iyo ufashe 16 ugateranyaho 2 bibyara 18. Iyo ufashe 18 ugateranyaho iriya 0 ya 26 bibyara 18 again. Ariko iyo ufashe 18 ugateranyaho ya 2 yo kuri 26 bibyara 20. Wafata 20 wateranyaho 20 uteranyijeho ya 6 bikaba 26. Iyo ufashe 26 2 ugateranyaho 6 bibyara 8. Mubikore mu mibare muragenda mubibona, mugende muteranya bibyara umubare 8 total. Ndaza kubabwira icyo bita umubare muri spirituality wa 8 icyo sobanura. Urabona ko iminsi ibarwa guhera ku wa mbere kugeza ku cyumweru, hanyuma ikibaye ku munsi wa 8 kiba cyongeye gitangiye icyo bita rebirth. Mu bijyanye n'imibare, uyu mubare uvuga infini. Umubare wa 8 uvuga infini, cyangwa se ni nko kuvuga ngo twinjiye mu isi y'igitambo gishya. Reka mbibahishure kugira ngo mubyumve neza. Aba bantu bo mu isi y'umwijima bakoresha code. Niba mujya mukurikira ibintu bya showbiz, ngende kwibabwira nk'umunyamakuru, na mujya mukurikira ibintu bya showbiz, muze kujya kumva nuza album y'umuhanzi w'umunyamerika witwa Davido. Yakoze album ashimira abantu imyaka 15 amaze muri music. Ariko muri iyo myaka 15 amaze muri music akora indirimbo, atangiza album ivuga ngo noneho najya ngera igihe cyo gupfa. Najya ngera igihe cyo kugira gute cyo gupfa. Namakode bakoresha n'aya marimieri background tike mubona muri zisare zisengero mutegere bazita meza datante. Katwikomereze kugira ngo abantu babyumve neza. Uyu mubare wa 8 mu ushyiro point, munibaze n'impamvu bababwiye ko hapfiyemo abantu 8. Usobanurwa intangiro, rebirth.
nibyo mwabonyemo abantu bahanzi bamwe bavuye muri Amerika bakazi naho iwacu mu gukora icyo bita ribafu donc muze gukurikirana igihe bagarukiye ni binini sibyo. Hanyuma tubakinge ahantu igiterane cyabaye n'igihe cyabaye ku munsi wa gatandatu witwa Saturday sibyo. Saturn Day ubundi ni umunsi wa Satani, ni umunsi wuzuye uhurizamo kwinjirwa k'umwana kuko umubare gatandatu ni umubare w'umuntu. Iyo Satani yinjiye mu muntu rero witwa Fire Day donc ni umunsi Satani yinjiramo. Niyo mpamvu mwabonye abantu benshi bagera kuri trompete yitwa ya gatandatu, ni code spirituel ntabwo mamuzi byari byo. Bagera kuri trompete ya gatandatu bagahita bavuga ngo muzimye amatara dukore light ya ceremony demonique sibyo yo kwinjira mu bantu. Iyi Saturn Day cyangwa se Saturday yo mwita Saturday bundi ni Satan Day, umunsi wa Satani. Niyo mpamvu mubona mu club menshi, club de nuit nyinshi zikora ku munsi wa Saturn Day. Buriya abanyarwanda abantu benshi ntabwo bajya mu mateka yabo ngo bige ibintu bibera muri kode y'imico yabo. Mwabonye ukuntu induru y'ikigage n'urwagwa yasaze inaha? Mwabonye ukuntu induru y'ikigage n'urwagwa yasaze inaha? Buriya abantu benshi ntabwo baba bazi ko isi y'umwuka bwashize narababwiye ngo muzakore ubushakashatsi impamvu iwacu ibyumba bahita ku Igicumbi. Ni segiteri yaho ziri hano mu rukomo yitwa Gicumbi ndabizi, ariko ntabwo bashaka kwinjira mu bintu byinshi cyane, ariko ngiye mbatungira agatoki kugira ngo mumanze mumenye ese ni ibiki biba. Ari ikintu bita umunani mu Kinyarwanda. Umunani ese umunani ni iki? Umunani ni iki? Donc iyo bavuze ngo umuntu wagiye kumuha umunani mu biti. Umunani ni subiramo ry'ubutunzi bwari bufitwe n'umuntu bakawuhereza undi. Cyo bita abasenda bisobanura gute kugira ngo mubyumve neza, ariko ni imbaraga zicomoka kangonesha iryo jambo. Ni imbaraga zicomoka mu mukurambere zikinjira mu bushya. Niyo mpamvu umwana wageraga ku mwuzuro wa munani bamwitaga Kanani cyangwa Nyiraminani, zikuzura mu bushya. Niyo mpamvu bawita umubare wo gutanga iki ubuzima bushya, kongera gutanga ikindi gitambo gishya, byitwa umunani. Mu munani habamo infinity power zikomeye kugera ku rwego abantu benshi batajya batekereza. Niyo mpamvu mwumvishe ngo muri zikode spirituel zihura n'umunani hapfuye abantu umunani. Uri kumva? Buriya mu isi yo gutangiza ubuzima, mu isi yo gutangiza imibereho, mu isi yo kugarura icyo bita Burundi, kubushyira kuburenuva mu mbaraga nshya, nibyo byabaye kuri iyi tariki ya 18 z'ukwezi kwa 7 2023. Buriya Abarundi mwongeye kwinjira mu buzima bushya, mwinjiye mu cyitwa ubuzima bugana nshya. Iyo mworesheje code spirituel z'imibare abantu bo batajya bapfa guhuka. Ikindi icyo ngicyo mugende mu gitekerezaho neza, mwige mubaze musome na internet musacing ese umubare umunani muri spiritualite usobanura ukora iki? Kuki se byabaye kwa gatandatu Saturn Day? Urukumva ese Saturn Day muri astrology bimara iki? Buriya Abarundi murafitwe, hari igihe dushobora kuza tugakora ibiganiro gutya bikaba biri aho nga murafitwe. Ngo nikubise muke wirenza urugo. Sawa mugumye mwandika commentaire mutukana. Twamye tuvuga ibintu by'ubutinganye twagatarika ibi bintu si iby'i Rwanda, ibi bintu si byiza. Bene data musenga Imana, abandi ababyeyi muhaguruke barazihora. Ejo bundi hakozwe rusansuma kw'ibihumbi nibura 26 by'abajene ari abatinganye hano muri iki gihugu. 26,000. Ibihumbi 26 ni abantu benshi. Nabati abo ko ari abazwi, ubwo nabamaze kujya mu ntuza muri societe bizwe. Abarundi murafitwe, reka mbibabwiza ukuri, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo uri muri turi mu bisi. Niyo mpamvu abera b'i Burundi mukwiye guhaguruka mugasenga Imana, nahoze ndi kumva burangiye njya numva kandi nkamenya, ariko nkicecekera. Mugende mukora ubushakashatsi deeply.
induru iri hagati yambaye ahaga n'uwitwa Pasiteri Sositene. Mwabarundi mwe ko donc muri aho gusa umukozi w'Imana sawa. Ese ubundi Kristo Ndikumana apfiki n'uwitwa Chimamanda bapfaniki? Nacyo mugende mu gikoro ubushakashatsi. Bapfiki bapfaniki bahuriye he? Mugende nacyo mu gikore iki ubushakashatsi kandi ikomereza. Ubwo ni cya gatatu, ngiye ku cya gatatu. Mujye kwiga muri spiritualite, wenda muhere kuri RGTK+, niyo mbahaye orientation. Mwige imuvomo yitwa IM movement. Ni agashami gashinzwe uri kumva Freemason ariko mu kijyanye n'iyobokamana. Murebe IM movement amabari koresha. Mujye ku ruhimbi rw'abaramyi n'amashati y'umupasiteri wanyu mukunda cyane akoresha ubururu, umutuku n'umweru. Mubaze ngo se bisobanura iki muri magie ceremoniale ya mabara. Mwige tureka guhita dutukana, reka dukora ubushakashatsi. Twere guhita tujya mu bintu byo gutukana, reka tumanze dukore research, twige tubaze neza. Aya mabara y'ubururu, umutuku n'umweru muri muvoma yitwa IM movement, ndiho movement asobanura iki? Ese donc bisobanura iki ku muntu yafe? Mwige internet ni yabaye uveri pana guhita muza ku kiganiro ngo Imana ikwabarire ngo muzabibazwa tuzarimburwa nandari ku ijambo ry'Imana ari umucyo, ko ari umucyo biriva ngo yaje mube amene tuzarimbuka gute dusoma ijambo ry'Imana? Gute tuzarimbuka kandi Bibiliya ari umucyo umurika hatabona? Tuganire tuzarimbuka gute? Mugende mubyige, mwige IM movement, muyisearching. Bamo basinaci, bamo ba Kristo Ndikumana, nani Kigali hari abandi bari ni benshi ba Marcelo Tonasi, ni benshi barimo pe. Mwige iyi muvuma IM ni yandiho. Kabiri narababwiye ngo mujye mwuza mugaye koko se mwijuru mwisi nta rindi zina twahawe ryo gukirizwamo usibye izina rya Yesu. Kubera iki kanguka nayo yaje ikahita nayo ari application ikiza abantu, yambaye umwambaro wa Kristo. Ndi kugenda mba orientation kugira ngo mugende mutekereza kabiri. Ikindi barundi namwe Banyarwanda mudukurikiye, ndabizi abantu bakunda uyu mugabo ni benshi, abafite application ze muri telefone ni muri benshi, sibyo? Ikindi cya kabiri iterwa mudushyira ngo tuzapfa n'umundi Robert napfa mbere yawe uri kubimbwira nawe uzansangayo. Ariko ijambo ry'Imana bango hahirwa abantu bapfiriye mu mwami kugira ngo imirimo yabo igire gute ibaherekeze imirimo yabo myiza. Rero tugomba kuvuga ubutumwa bwiza tukihumeka, tukiriho, tukabwira abantu muti muve mu mwijima mubi muze mwisigara. Abagezeyo baragwiriye. Ubundi ni iki kibasubiza mu bya kera? Nimwigizwe imbere ngo mwongere kwiga ibya Kristo by'imbere. Ni iki kibasubiza mu mihango n'imigenzo yo mu isezerano rya kera? Ni iki nyine mukinsubiza? Ku isezerano rya kera cyari igicucu kibizaba hanyuma gisobanura Kristo. Ni iki cyabashubije mu kwambuka za Yeriko n'ahandi? Ni iki cyabasubije? Ni iki cyabasubije mu kuzenguruka Yeriko? Ni iki? Mumbwire tuganire. Ni iki cyabasubije kwirwa mwikoreye ibihanga ngo ni bya Goliyati mwikore? Ni iki? Ni iki cyabasubije mu mihango n'imigenzo ya kabare y'Abayahudi mukongera guta ibya Kristo? Kwijambo ry'Imana bangu umukiranutsi wanjye nandeka akasubira inyuma akava mu byizero umutima w'Imana utazamwishimira. Ni iki? Ikindi munsubize zira trompete zira amanda zanyu ziri samburabure y'iby'Abayisilamu. Mugende mukora ubushakashatsi trompete zirindwi z'Abayisilamu aho zihuriye n'izi trompete zanyu muvuza mwagera ku ya gatandatu ivuga umubare w'umwuzuro w'umuntu, kuko bireba ngo ufite ubwenge naba ari uwo mubare n'uw'inyamaswa.
666 bisobanura iki? Ni ugufata umuntu wuzuye musa adafite ubumana ariko azarimbuka. Ni umuntu w'inyama n'amaraso 6, ni umwuzuro w'ubugingo buzarimbuka. Nibyo 666. Ni iki cyabamaze ubwoba bwo kugera kuri tompete ya 6 mugakora iriya mihango y'umwijima yo kuzimya amata, mugacana amatara? Ni iki? Mubikorere ubushakashatsi. Mwe guhita mupfa gutukana, mwipfa guhita mutukana, mwe mugende mukora ubushakashatsi. Ni iki cyabayeho? Kambabwira kandi kanyuma, maze kwakira ubuhamya burenga 7. Ubuhamya burenga 7 bw'abantu bagiye batanga ubuhamya ko bakijwe na Kanguka. Bamara kubivuga ibyo bari barakize bikongera bikagakora no bikenda kubagagaza no kubahitana. Ubwo ntabanganirije abandi. Mwana mujya gutanga ubuhamya ngo muri Kanguka. Nge sinanakunda no kubikurikirana kesh, kuko ndabizi biriya bintu bigira n'imbaraga z'umwijima. Byabagendekeye gute ko mwatanze ubuhamya ko mukiza hashira noneho ibigarutse noneho bikagaruka bibarimbura? Abari bihannye ngo mwakiza ibyaha ko noneho mwahise muza muvunira mu mavi. Abari barwaye ko noneho indwara yaje imeze nabi. Byabagendekeye bite? Shariko ye jambo ry'Imana bavuga kuko gukora kuwo mugome kuri mu buryo bw'amayoberane n'ubuhenzi bwose bw'umwanzi. Niki gituma mudakanguka ngo muhumuke murebe? Niki cyabaye gituma mudakanguka ngo murebeshe n'amaso yanyu? Niki habaye? Iki byagenze gute? Ese kwisomera ijambo ry'Imana byaranze, byarabananiye ngo mujye mufata itoroshi mumurike ku cyo Bibiliya ivuga? Muvuga atari ku iki kintu Bibiliya kivuga iki cyo kivuga iki? Nk'ubu tubahaye orientation, mugende mukora ubushakashatsi. Zira dressing code z'amabara y'umweru, ubururu n'umutuku, murebe icyo bisobanura muri spirituality. Ubwo mubirangirira muri igendeye. Mugende mukora ubushakashatsi murebe icyitwa Muvoma IM movement. Ni agashami ka Freemason kaba mu bijyanye n'isata ry'iyobokamana. Mugende mukora ubushakashatsi ku cyitwa Prosperity Gospel, ubutumwa bw'ubutunzi. Mumurike na Bibiliya. Ubu butumwa bw'ubutunzi birwa bashima mu marangamutima yanyu. Mumurikeho Bibiliya mwitoroshi, kuko Bibiliya ni itoroshi, ni inkota. Muzi indirimbo ya 334 ndirimbi ivuga ngo duhure twitabe tujye mu ntambara. Kwicara bimaze iki Satana kiriho? Muzi sibyo? Napana guhita we Robert ufite ishari, Robert uri ikijuju, Robert uri ikigoryi. Ndi ikigoryi ngewe? Ndi ikigoryi? Yesu ubwo Bibiliya yivuga iki ku muntu wita undi ikigoryi? Bibiliya imuvuga ko nabyija nta kijambo ry'Imana riterekanye. Ni iki Bibiliya ivuga ku muntu wita undi ikijuju cyangwa ikigoryi? Ni kubibona yego, ubona ko ndi umunyeshyari. Ubundi umuntu agira ishyari umuntu batavukana, umuntu agira ishyari umuntu badaturanye, badakora ahantu hamwe, batanaziranye. Nyine namwe mujye mbere yuko mujye mwuza, nicyo tubereyeho kugira ngo tubahumure mwuze. Muntekereze mwa niki kishi inyuma y'aba bantu bashobora kuza bakamamaza agenda y'isi y'umwijima? Niki? Nimumara kubibona, nimumara kubimenya, hanyuma mushyire ubwenge bwanyu kugiye muvuga atari ko niki nakora. Dore igihe kirageze nsoza ikiganiro cyanjye kandi kirasohoye ko abasenga Data Kristo bamusengera mu kuri no mu mwuka. Reka mbashimire ku kiganiro cyacu, mbararikire mu biganiro bitaha. Mwakoze kubana natwe, kamvuge ngo shalom shalom. Nawe butaha, ciao, I love you so much.